Byari inshuro ya mbere njya kwirimba. Uretse kuba umuntu yabira muri filime, njye nta muntu ndi hafi warigeze gupfa. Kandi no kuri iyo nshuro yari umuhungu w'inshuti yanjye wapfushije nyirakuru wiwe. Ubwo rero ku ruhande rwanjye ntabwo nari mbabaye, kuko njye n'ubusanzwe nakundaga kuvuga ko nta muntu ushaje wapfa ngo mbabare. Nanjye nari ndi mubi imbere, ubwo ndavuga muri babandi baterura isanduku igihe bibaye ngombwa. Ubwo twageze kwirimba aho twari gushyingura uwo mukecuru, maze batangira umuhango wo kumusezera bwa nyuma. Nk'abandi bose nanjye nagiye ku murongo, maze ngezeho ndeba mu isanduku nanjye ndebamo. Bwari ubwa mbere mbonye umuntu wapfuye. Uretse ko nyine yari yapfuye, ubundi wabonaga ari umuntu usinziriye bisanzwe. Yasaga neza, ubona afite utwunzwe ku mazuru. Naramurebye numva ngize ubwoba, ariko ndakomeza nsubira ahandi nari mpagaze. Imihango yarakomeje, aho kunjya ibitekerezo byari biri kure. Nibazaga icyo kubaho ari cyo. Natekerezaga ukuntu uwo mukecuru yaryamye nk'imisanzwe, ariko agakanguka yapfuye. Nkibaza impamvu ngiye nyiriho n'icyo murusha bikancanga. Igihe cyarageze byose birarangira, maze mfata umwanya wo kuzenguruka aho mirimba ndeba. Aho hantu nahigiye byinshi. Nabonye abana bato cyane, yewe n'impinja. Nabonye abasore beza, nabonye abakobwa, abamama, abapapa, abasaza n'abakecuru batagira ingano. Bose bari bashyinguye aho. Natekereje uburyo bwinshi butandukanye abantu bapfamo, impanuka, uburwayi, ndetse n'ibindi byinshi bitunguranye. Natekereje ko ushobora gutega imodoka nk'uko bisanzwe, ukicara mu mwanya nk'ibisanzwe, maze mu gihe gito igakora impanuka mwese mugapfa. Nta n'umwe wabitekerezaga. Natekereje ko kugwa ari ibintu bisanzwe, kwikubita hasi, ariko benshi bashyinguye aho ngaho hakaba hari harimo abapfuye bazira kugwa. Urupfu ruza runyuze mu bintu byinshi bitandukanye duhura nabyo buri munsi. Yewe byinshi dufata nk'ibisanzwe, kandi nta muntu urusimbuka. Mbisubiremo, nta muntu urusimbuka. Nta munsi dufite utari uyu. Baho uyu munsi. Iga gukora ibyiza nibura uzasiga inkuru nziza imusozi. Ntawamenya igihe azagendera. Wabona ari uyu munsi cyangwa ejo. Abenshi bapfa babyutse bisanzwe. Nta ndwara bari barwaye, yewe nta n'ahantu bababaraga. Wowe se, tekereza ku mpamvu itumye ukiriho, maze wige gukora neza. Niba wahozaga umugore wawe n'abana ku nkeke, ubahe agahenge, nabo baruhuke. Niba wari umukoresha mubi, uhinduke. Niba wari umuyobozi mubi, hinduka. Niba yewe wari umwana mubi ku babyeyi bawe, nabwo uhinduke. Bikora ubu kuko ejo ntabwo ari ahawe. Ufite uyu munsi wonyine.